turashimira Imana twese dufatanije kandi tunateza rwose kuri umugoroba ubwa bene data Nyandwi Adamu ndetse na Uwamwezi Ange bari tumaze iminsi twitegura ubukwe bwabo kugira ngo tubashyigikire twese imiryango ndetse n'itorero tubashyigikire. Rero uyu mwanya tugiye gukora umuhango kandi dufite n'amahirwe menshi yo kuba turi kumwe n'umuyobozi wacu nyakubahwa Moderateur, umuyobozi wacu wa Presbyteri, ndetse akaza kudufasha mu masezerano ku bageni bacu, ndetse nkaba ndi kumwe n'umushumba wungirije hano wa Paruwasi Remera, kandi kumwe n'abakuru b'itorero nabo turi gufatanya, ndetse na korali, amakorali na promesse, ndetse na korali y'urubyiruko. Ndiza neza ko biteguye, turakomeza rero gukomeza guhimbaza Imana kandi twishimye rwose. Turagira ngo rero dutangiza uyu muhango wacu, ndagira ngo twese duhaguruke maze dushime Imana turirimba indirimbo ya 18 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Rwose kabera heza abana bakundana. Rwose kabera heza inshuti zibana zirakundana neza zibanye na Yesu zirakundana neza zibanye na Yesu ukimuriye iheburi nyaka nibimani bigenda eza bakundana nibimani bigenda eza bakundana ubana n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese kuri Yesu Kristo umwami wacu no ku Mwuka Wera. Amen. Twicare babasaba dusabira abakwicaye mwubashe nakwicara twegeranye. Arakoze cyane kwa Moderateur kutugezaho indangagaciro wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo bavandimwe uyu muhango nk'uko tumaze kubibabwira tujye kuwukoramo twiragize Imana kugira ngo Imana idufashe dushyigikire. Ndagira ngo rero twerekeze imitima yacu ku Mana maze kugira ngo dusabe ubushobozi bw'Imana bube amen. Turagushimiye Mana yacu, turagushimiye muri uyu mugoroba, tugushimiye yuko wabanye natwe mu minsi yose itambutse, kandi turagushimira ko twakurikije iyi tariki ndetse ubu bukwe bwa bene data Nyandwi Adamu ndetse na Uwamwezi Ange, twese dufatanije itorero ryose imiryango twese, turagushimira yuko utugejeje kuri uyu munsi kandi ukaba uduhaye n'uyu mwanya. Turaguhimbariza byose watugiriye, turaguhimbariza kuba wararinze abageni bacu, turaguhimbariza twese kuba waraturinze, turaguhimbaza Uwiteka ubishimirwe. Uyu mwanya Nyagasani turagusaba kugira ngo uzubane natwe muri gahunda yose ibyo kuri wano byose tuyoborwa nawe mwanya, kandi ubwiza bwawe bube aha hantu. Byose tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndagira ngo bavandimwe dukomeza gutarama, dukomeza kwishimira uyu munsi, tugikomeza rwose guhimbaza Imana, nsabe korali na promesse mu ndirimbo yayo
kugira ngo maze ize idufashe gushima Imana. Rw'abatunganye no mu iteraniro ryabo imirimo Uwiteka yakoze irakomeye irondorwa n'abayishimira bose. Umurimo akora ni icyubahiro n'ubwiza, gukiranirwa kwe guhoraho iteka ryose. Yahaye imirimo ye itangaza urwibutso. Uwiteka ni umunyambabazi, ni umunyebambe. Yagaburiye abamwubaha, azajya yibuka isezerano rye. Haleluya. Turajya ngo twakirane. Ndagira ngo nakire umuryango mu ruhande rwa Jean d'Amour Nyandwi, kubera ko rwose tubagomba ishimwe ndetse tubagomba n'icyubahiro kubera ko baturereye neza kugeza uyu munsi twatubona ibirori nk'ibi ngibi. Ndagira ngo rero nakire umuryango rwose badufashije, umuryango wa Jean d'Amour. Muhaguruke mwese rwose aho muri maze tubakire n'abamushyigikiye bose. Amen. Murakoze cyane umuryango, turabashimiye cyane rwose, Imana ishimwe. Ndagira ngo nakire none umuryango wa Mwezi Ange, nabo rwose bahaguruke tubashimire, dushimana. Bavandimwe, ndagira ngo tuzamure ibiganza maze dushimana rwose. Amen. Ndagira ngo bakristo mwese, Paruwasi ya Gisenyi mwese muhaguruke maze tubakire. Paruwasi ya Gisenyi. Reka nakire noneho n'abakuru ndetse n'abadiyakoni. Muhaguruke rwose kuko n'abakuru muri twe niyo mpamvu tugomba rwose kuba tubashimana cyane bakuru b'Itorero. Bazamure ibiganza maze dushimana cyane. Amen. Murakoze cyane. Reka mbona ariko nakire na perezida w'inama ku batamuzi, umuyobozi w'inama ya Paruwasi. Ahaguruke rwose maze ndaba tumwakire. Amen. Murakoze cyane. Reka noneho twakire abashyitsi ariko tubaduhere hano mu iteraniro rwose. Turi abashyitsi barimo mwaje kudufasha muri ubukwe bwacu. Muhaguruke maze tubakire. Abaturutse kure kuko ubukwe ni gahuzamiryango, muhaguruke maze rwose mudusuhuze turamukanye. Amen. Murakoze cyane bashyitsi mwese mwaturutse kure y'izindi zacu za Paruwasi ndetse kure yaha twishimira turabashimiye mwese, mwakoze cyane. Reka noneho twakire abayobozi bacu.
reka banze nakire umuyobozi wacu mukuru nyakubahwa moderateur, umuyobozi wacu wa presbyteri, maze asuhuze iteraniro ryose. Haleluya. Amen. Ubukwe bwiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane kuba moderateur, umuyobozi wacu. Yemwe reka twongere rwose dutanga amashyi menshi cyane. Kubera ko mu nshingano nyinshi abafite, yemwe rwose kuba hano twagira umugisha kubera ko yatubwira ati rwose ndahaboneka ndakoresha uko nshoboye mu mirimo mfite, kandi rwose turamushimira kuba moderateur mwakoze cyane, kandi Imana ishimwe cyane ko yabashije kubana natwe muri uyu mwanya. Reka nakire n'umuyobozi wungirije wa paruwasi Remera turi kumwe, reka basuhuze. Murakoze cyane. Reka noneho twakire abageni bacu aribo twese turangamiye kandi barateranije hano, maze twishimane nabo. Ndagira ngo sabe abageni bacu maze bahaguruke maze badusuhuze iteraniro murakoze cyane bageni bacu, kandi rwose turishimye natwe kubana namwe uyu mwanya, kandi turishimye Imana ko tumaze iminsi twitegura uyu munsi Imana ikaba yatubashishije kuhaba, Imana ibihimbarizwe. Bageni bacu rero muje neza, muri abashyitsi mu nzu y'Imana, muri iwanyu. Itorero rinezeranywe namwe, rifatanije namwe ibyiringiro byanyu byose muri uyu mwanya wateguriwe ubugingo bwanyu. Rifatanije namwe kugaragariza Imana kunyurwa kwaryo, nk'uko mwiyemeje gushyingiranwa bikurikije umuhango na gahunda by'itorero. Ibyo kwitegura gushyingiranwa kwanyu byose byaratunganijwe, kandi kugeza ubu nta kintu na kimwe cyabonetse kibasha kubabuza gushyingiranwa kwera. Reka nakire korali y'urubyiruko maze twakire twese dukomeze kunezeranwa uyu mwanya. Bifuje kurushinga
turagushimiye Imana yacu uyu mwanya waduhaye uyu munsi waduhaye Nyagasani kubwa bene data wahuje Jean d'Amour ndetse na Ange Wamezi kugira ngo Nyagasani bagire umuryango bashinge umuryango kandi umuryango mwiza umuryango w'igicumbi tuboneramo ibyiza n'umunezero kandi byose bituruka kuri wowe Nyagasani tumurikiwe n'ijambo ryawe tugiye kumva turagusaba kugira ngo umwuka wawe wera aze muri twe kandi aduhishurire kugira ngo tubone ko ibyo byiza tubonera mu muryango mwiza fasha umugaragu wa Nyagasani ugiye kutugezaho ijambo ryawe kandi natwe duhe gusobanukirwa naryo tubigusabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amina. Dufate za Bibiliya zacu dusoma amagambo dusanga mu gitabo cya Rusi igice cya mbere nasoma mpereye ku murongo wa 16 turasoma tugeze ku murongo wa 18. Rusi igice cya mbere nasoma mpereye ku murongo wa 16 dusome tugeze ku murongo wa 18. Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga ngone gusubirayo ngone kukureka kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara ariho nzarara ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye Imana yawe izaba Imana yanjye aho uzagwa niho nzagwa bahampambe ntiyagira ikizantandukanya nawe atari urupfu Uwiteka azaba imponi ndetse bikabije abonye yuko amaramaje kujyana nawe arorera kubimubwira twakira neza ijambo ry'Imana. Bavandimwe nshimye Imana kuba kuri ubukwe bwa Nyandwi nanje bateranye kuri uyu munsi turashima Imana mu minsi twabanye na Nyandwi yeshi imyaka 7 tubana ari ukontabure wacu wa paruwase turashima Imana ko imukoreye ubukwe bwiza mumpera Imana icyubahiro. Buriya mu buzima bwo kubaho umuntu agira ibirori bitatu hari ikirori cyo kuvuka hari n'ikirori cyo gushingirwa hari n'ikirori cyo gutaha uja mu bwami bw'ijuru ariko turashima Imana ko Nyandwi abonye ibirori bya kabiri. Nyandwi ndamuzi wese Nyandwi twarabanye akaba umwana mwiza Ange Imana iguhaye umugabo mwiza cyane. Hari igihe uba muri paruwase ukabona urubyiruko ukabona abakobwa ukababona ku ijisho rya pasiteri rirareba cyane ariko uyu ni umugabo w'abagabo n'umugabo mwiza n'umugabo w'umukristo n'umugabo ukunda Imana kandi akagenda yubaha Imana. Rero hamwe n'ibyo kuba ku munsi wawe n'iby'agaciro kandi ni kuri nge kandi ndagerera ngo nibutse n'abicaye hano tuganira aya magambo umwanya mutoya twibukiranye mu nshingano dusabwa mu nshingano Imana idusaba. Aya magambo nsomye hano ni igihe cy'umugabo witwa Elimeleki yabayeho n'umugore we yitwaga Nawomi. Bibiliya ivuga ngo bari barasukiye mu gihugu cy'Imowabu muri icyo gihe cyari igihe cy'abacamanza kandi aba umugabo n'uyu mugore bari barabyaye abana babiri umwe yitwaga Kiriyoni undi yitwaga Maroni. Bagiraga bakazana babo babiri bari abakobwa b'Abamowabukazi umwe yitwaga Orpa undi akitwa Rusi. Igihe kigeze Elimeleki arapfa. Igihe kigeze abasore biwe ko ari babiri barapfa asigarana
wa mugore asigarana n'abakazana biwe babamo wabukazi ko ari babiri. Niyo nshaka kugira ngo ngandire umwanya mutoya ku ijambo rivuga ngo kubana karama. Bibiliya y'Imana uko izi bavugaho wa mukecuru abonye ko asigaranye n'abakazana bari batarabyara, bari bakiri abageni kandi nta bana bari bakagira, arabegera arabasanga arababwira ati mwabakobwa mwe muracyari batoya misubirire. Uwiteka yambanguriye ukuboko, umugabo wanjye aragenda n'abahungu banje baragenda, bakobwa beza nimugira amahirwe muzabona abandi bagabo. Akomeje abibabwira, umukazana witwa Orupa abibonye asezerana na nyirabukwe baratandukana. Ariko reka ngere kuri Rusi araza yegera nyirabukwe aramubwira ati wa mubyeyi we, wa mukecuru we, ntakutagize kuninginga ngo subireyo, ariko aramubwira ngo Imana yawe izaba Imana yawe, ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye, aho uzangwa niyo nzangwa abahampampa, niyagira ikizantandukanya nawe atari urupfu Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Bibiliya yatubwiye ngo abonye yuko amara amaze kujyana nawe arorera kubimubwira. Ndagira ngo tuganire umwanya muto ku ijambo rivuga ngo akaramata, kubana n'umugore wawe akaramata. Aba badamu mureba tubana, Bibiliya igomba kuvuga yuko tugomba kubana. Niyo hahandi mu Baefeso ivuga ngo umugore agandukira umugabo muri byose, ariko n'umugabo nawe amukunde kuko yikunda. Dore ikintu kiri mu kwishingo za none nuko umuntu ari mu kuyoberwa inshingano ziwe. Imana yashizeho umurongo wo kubaka urugo. Hari aho ngarukira, hari aho umugabo agarukira, hari aho abana bagarukira, hari abagaragu bagarukira, ariko umugabo n'umugore Bibiliya bita ko ari umuntu umwe. Imana yashimye yuko uwo mugore imuguhereza ntabwo byayitunguye mu buzima bwayo. Damuru, ndagira ngo nkubwire, ni wewe uyu munsi tuwaye tubwira n'abicaye aha naho babwirwa, ariko ni wewe uyu munsi wa none ubwirwa. Ntabwo urugo ari paradizo, kandi uzabireba umugabo n'umugore umwe yubasha inomero ye, undi akubaha inomero yiwe, urugo rwacu ruba rwiza rukagira umugisha. Kandi umwe yacanye maremare, we cyane amagufi kugira ngo urugo rwubaho. Umwe nimba areba nabi undi arebe neza, umwe nimba avugiye hejuru undi avuge gatoya. Ntabwo ari paradizo. Hari ikintu abasore bari mu kwibesha n'abakobwa bakibesha. Hari igihe umuhungu ajya kurambagiza umukobwa akamubwira ngo uko biri kose nta gahinda uzagera iwanjye, nta bukene buzaza, ukabesha ukarangiza. Ntabwo ari paradizo. Ariko uzamubwire ngo ibyo tuzahura nabyo uzanihangane, muzabana karamata. Reka mbabwire, iyo umugore wayibona uramuzanye n'umugabo ukabona araje, rwa rugo mugiye kubaka ni umushinga, ni urugo, ni ishuri. Kandi ishuri ry'umugabo n'umugore ni ikintu gikomeza kuzageza mupfu. Tibakababeshe, urugo si paradizo. Damuru we, uyu wanje umurebe nawe akurebe, ariko ikintu ngiye kubasaba ni kimwe, muzabana karamata. Umugabo azaza akagira ingeso ariko umugore akazihanganira, umugore nawe akagira ingeso ariko umugabo nawe akazihanganira. Uri mukazana aravuga ngo ntuninginge kugusiga ngo ne kukureka, Imana yawe izaba Imana yawe. Ibyo muzahura byose muzabana karamata, muzabana karamata rwose. Ariko ubu nyine hari muri mukubona, mugende mufate za televiziyo zanyu, mugende mufate ingo za none, mugende mufate imiryango ya none. Abantu bariko baragenda, bamwe umugabo akica umugabo, umugore akica umugabo, cyangwa umugabo akica umugore. Bya bindi byose baba barabanje gusezerana kandi baba bareba n'akana ko mu maso. Umunsi umwe nigeze gusezeranya umugeni Nyakabuye, mukanya mbona bagiye kwifotoza hariya. Umunsi narasetse rwose, mbona bariko bararebana, akamurengeza umukobwa w'ibiro 100 ariko aramushyira hejuru. Avuga ngo karamubesha rwose. Hari nandi mazina musigaye mutwita tutiswe na badata, muri sheri, muri shushu, ayo si amazina yaje. Ariko mfite iyo niswe kandi simvuga ngo muvuga abagabo banyu, ariko murebe uvuge ngo wa mugabo we, ibyo nzahura nabyo, ibyo tuzahura nabyo, tuzabana karamata. Tuzahura n'ibibazo, tuzahura n'ingorane, ariko tuzihanganire tubana karamata. Nyuma yaho Yesu azaduhemba. Mwami Imana yacu, turagushima kubw'ubu bukwe bw'abana bacu. Ijambo ryawe ritubwiye ko tugomba kubana karamata. Naho Satani yanga imiryango yacu, naho Satani aturwanya, ariko uzamudutsindire. Turakwereka uru rugo rwa Nyandwi,
na Ange uzarushigikire. Turakwereka ingo zimaze kubakwa, uzazishigikire, uzabane natwe, uzaturinde umwanzi Satani udutera mwami kugira ngo dusenye ingo zacu, uduheze kubana n'abadamu bacu akaramata n'abana bacu, kandi imiryango isenyuka abana bacu baraharenganira. Aba bana bacu uzabaye kubyara abahungu n'abakobwa, uzabubakira urugo ruzahesha izina ryawe icyubahiro. Ngwino ubane natwe kandi udufashe. Urakoze kubana natwe mu izina rya Yesu. Umuvugabutumwa wacu arakoze cyane kongera kutwibutsa ukubana akaramata. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Hari umwanditsi umwe wagize bavuze mu minsi ishize asobanura neza kubana akaramata. Aravuga ngo ni ukubana n'umuntu ushyingiranwa nawe uyu munsi uri kumureba, ko Jade muri kureba uwa mwezi, akongera akazashyingirwa nawe amaze kugera mu myaka 30, 40, akongera agashyingirwa nawe ageze mu myaka 50, akongera agashyingirwa nawe mu myaka 30, 70, mbese gutyo. Ariko cyabaje uyu munsi nuko bareba nawe kana ko mujisho nk'uko umuvugabutumwa bivuze yaba atangiye guhinduka, kuko imibiri irahinduka, wanse twese turahinduka. Akavuga ngo duherukana kana ko mujisho ikiri gihe divorce, cyangwa se ibibazo bigatangira bikavuga. Aho rero niho bamwe batari basobanukirwa neza. Jadamu kubana akaramata nibyo bizabafasha impinduka zabiza zose mu gukora rwose muzimenyera mu kubana kwanyu kugeza musaje. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, niko kubana akaramata. Nyuma turaza kumva uko gushyingiranwa kwashyizweho. Ndayo twese duhaguruke maze twakize ubutumwa bwiza iyi ndirimbo ya 113 igice cya mbere n'icya kabiri. Muri uko kuba umwe k'umugabo n'umugore, Imana ihamya umubano nyakuri ugomba kuboneka hagati y'umugabo n'umugore. Buri wese akabonera mu bafatanije urukundo no kwiringira, gufashanya no kunyurwa nk'uko Imana ishaka, haba mu byiza cyangwa se mu makuba. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'uwo bashakanye akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi umwami wacu yongera kubivuga ati, nuko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Bituma uko gufatanywa akugereranya n'ubumwe bwa Kristo n'itorero rye. Nuko rero ubwo gushyingiranwa byashyizweho n'Imana, ntihakagire ubikora abikinisha, ahubwo bijye bikorwa mu kwizera no kunyurwa nk'uko Imana ishaka. Ubwo nibwo Imana ubwayo izafasha abashyingiranwe mu kubana kwabo. Impamvu rero yatumye Imana ishyiraho gushyingiranwa kwera. Mukwe nawe mugeni, kugira ngo gushyingiranwa kwanyu kumere nk'uko Imana ishaka, mukwiriye kumenya impamvu yatumye Imana ishyiraho gushyingiranwa kwera. Iya mbere, umugabo n'umugore bombi bagomba gufatanya mu rukundo rw'ukuri kandi biringiranye mu bintu byose byerekeye ubugingo bushira n'ubuzahoraho. Icya kabiri ni ukubakira hamwe urugo rwabo bagahabwa umugisha n'Imana yawe yavuze iti mugwire mwororoke, kandi urugo rwabo bakaruyobora mu bunyurwe mu kubaha Imana no gukomeza itorero ryayo. Icya gatatu, kugira umubano umwe rukumbi kandi utadohoka nk'uko Imana ishaka. Ntibakwiriye gutana cyangwa kwahukana cyangwa gushaka abagore benshi cyangwa abagabo benshi kugira ngo imibiri yabo ariyo nsengero z'Umwuka Wera itangizwa, ahubwo ngo Imana ihimbarishwe imibiri yabo. Ndakeka ntashidikanya rwose yuko turimo dusobanukirwa ko gushyingiranwa kwashyizweho, impamvu yatumye habaho gushyingiranwa kwera. Reka dukomeze twumva inshingano z'abashyingiranwa. Reka nsabe nyakubahwa moderateur maze adufashe. Murakoze. Ni ngombwa ko abashyingiranwa bamenya kandi bazirikana igihe cyose inshingano zabo. Ijambo ry'Imana ridusaba kugandukirana kubwo kubaha Kristo. Bagore mugandukira abagabo banyu kuko bikwiriye abari mu mwami wacu. Bagabo namwe mukunda abagore banyu, timukabasharirire. Nuko namwe umuntu wese akunde umugore we uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Wewe Nyandwi Jean d'Amour, uzakunde umugore wawe wa mwezi Ange kuko Kristo yakunze itorero rye akaba yaragitangiye
niko nawe uzitangira umugore wawe, uzamuzirikane utizirikana ubwawe, kandi uzamurinde igihe cyose. Ujye uhora uharanira kumutunganira, kandi ntugatekereze na rimwe kumwirukana, ahubwo mujye mugira inama hamwe y'ibibakomereye kandi mu rukundo, kuko Imana yaremeye umugabo umwe n'umugore umwe kugira ngo abe aribo bombi babana bakaba umwe. Tukagirane agakungu n'uri muntu uwo ari we wese, yaba uw'igitsina gore cyangwa se uw'igitsina gabo. Ujye ukorana ubushishozi kugira ngo ubone ibibasha gutunga urugo rwanyu. Wewe Uwamwezi Ange, ujye uhora uzirikana ko Imana ubwayo ariyo yashimye ko uba urugingo rw'umugabo wawe Nyandwi Jean d'Amour, kuko itorero rihambiriye kuri Kristo rikamugandukira rikamwubaha, uko niko nawe uzakunda umugabo wawe. Ujye uhora uharanira kumutunganira, kandi tugatekereze na rimwe kumureka cyangwa se kwahukana, ahubwo mujye mugira inama hamwe ibakomereye kandi mu rukundo. Ntukemerere umugabo wawe ko akuzaniraho undi mugore, kuko Imana yaremye umugabo umwe n'umugore umwe kugira ngo abe aribo bombi babana bakaba umubiri umwe. Tukagirana agakungu n'undi muntu uwo ari we wese, yaba igitsina gabo cyangwa se igitsina gore. Ujye ushaka icyateza urugo rwanyu imbere kugira ngo rurangwemo n'ibyiza, kubaha Nyagasani no guharanira amahoro biture mu rugo rwanyu. Mwebwe mwembi Nyandwi Jean d'Amour nawe Uwamwezi Ange, mujye muhora mukundana, haba mu bukene cyangwa se mu bukire, murwaye cyangwa se muri bazima, mukiri bato cyangwa mugeze mu zabukuru. Urukundo rwanyu mururinde. Mujye muhora muzirikana ko muri abaragwa b'iby'ubwami bw'Imana. Kubw'ibyo mujye muhugurana, mwuzuzanya mu bitunganye byose. Buri wese azirikane mugenzi we aho ari hose, mu bandi, mu butegetsi no mu itorero. Mujye mubana mufite ubwenge n'urukundo, kandi timukarakaranye, kugira ngo amasengesho yanyu musengera hamwe atagira inzitizi. Amen. Nabashimye, nabonye mwakurikiye n'ibyo mwabyumvise. Arabo nsezeranya nkabona basinziriye, ariko ndagira ngo musubiremo agaparagrafe ka nyuma, mugasubiremo mukumve neza kugira ngo mukagira akanya. Mwebwe mwembi Nyandwi Jean d'Amour nawe Uwamwezi Ange, mujye muhora mukundana, haba mu bukene cyangwa mu bukire, murwaye cyangwa muri bazima, mukiri bato cyangwa mugeze mu zabukuru. Urukundo rwanyu mururinde. Mujye muhora muzirikana ko muri abaragwa b'iby'ubwami bw'Imana. Kubw'ibyo mujye muhugurana, mwuzuzanya mu bitunganye byose. Buri muntu wese azirikane mugenzi we aho ari hose, mu bandi, mu butegetsi no mu itorero. Mujye mubana mufite ubwenge n'urukundo, kandi timukarakaranye, kugira ngo amasengesho yanyu musengera hamwe atagira inzitizi. Tugiye gusezeranya abageni, ndagira ngo mbasabe mukwe nawe mugeni muhaguruke musezerane imbere y'Imana. Yewe Nyandwi Jean d'Amour, uko byemeye Imana ibifashe. Jewe Nyandwi Jean d'Amour, wambitse impeta gusezeranya kugukunda no kubana nawe mu kuri nta buryarya. Iyo iri jambo Jean d'Amour atari kibuka, nta bundi muhungu ari kuzagibuka vuba cyane, bazi ko abizi. Abahungu bose musenga murabizi n'abakobwa. Uwamwezi Ange
impeta gusezeranya kugukunda no kubana nawe mu kuri nta biryana. Tugushimiye ko ari Imana utanga umugisha. Imiryango yose yahiriwe niwe wayihaye umugisha. Uru rugo rwa Nyandwi Jean d'Amour n'Uwamwezi Ange niwe washimye ko aba bombi bahura bakaba umubiri umwe. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubatuyeho umugisha. Tubatuyeho umugisha uva mu ijuru. Ibyiza byose bituruka mu kiganza cyawe bizababonekeho. Abana babo bazabyara. Umutungo wose data wa twese uva mu kiganza cyawe uzababonekeho. Uru rugo ruzaba urugo rwiza rwishimirwa n'abantu, kandi imigisha yose ituruka mu kiganza cyawe izababonekaho Mwami. Imiryango yose izabagenderere, kandi uzaza wese abagana ntakabura icyo atahana muri uru rugo rwawe Mwami Imana. D'Amour tumusabiye umugisha, dusabiye Ange umugisha, tubasabiye kubana neza, babe umwe kuva none n'iteka ryose. Ntibakagira ikindi kintu kizahungabanya umubano wabo, ahubwo bazabana akaramata kuko ijambo ryawe twigishijwe twumvise. Ngaho bana nabo bagire neza, tubasabiye umugisha mu izina ry'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Mpamirije imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, wowe Nyandwi Jean d'Amour, nawe Uwamwezi Ange, uteranijwe n'umuruga udacika kuko amasezerano n'amabwiriza mumaze kubwirwa. Uyu munsi Imana ishimiye ko muba umugabo n'umugore, kandi uhereye none ntihakagire umuntu cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose kizatandukanya ab'Imana ifatanirije hamwe. Amen.